No mukecuru witwa Nyamonga akunda imboga yari kuzirisha ibijumba. Umunsi umwe yagiye gukora ibijumba, igihe kigeze arataha. Uwo mukecuru mu nzira agenda yaje guhura na Nyamushozi inshuti ye, baraganiye biratinda. Icyo gihe izuba ryari riri kumena imbwa agahanga, uwo mukecuru asezera Nyamushoza aba arakomeje. Uwo mukecuru Nyamonga yari afite umwuzukuru witwaga SEKIDENDE, yarakundaga gukina umupira cyane ku buryo n'igihe yari ari mu zamu ari gukina na bagenzi be bagiye kumutera penalty. Uwo mwana SEKIDENDE yatangiye kwemera kuri mugenzi we ugiye kumutera penalty, aramubwira ati umva mani wowe ushatse wakigendera, iyi penalty ntabwo urayinjiza. Kuva na kera njye nta muntu wigeze utsinda. Ibintu byo gutsindwa kwa SEKIDENDE njye ntago mbizi. Match yarakomeje irashyuha, ariko mu kanya nk'ako guhumbya wa mukecuru Nyamonga baraje. Yasanze umwuzukuru wari gukina byakomeye. Tera hano sha, pasa hano, pasa niko tera hano. Wa mupira wenda gutera sinakinye haki. Muri ako kanya wa mukecuru Nyamonga yahise ahagera, ubundi asanga SEKIDENDE umwuzukuru wari gukina byakomeye. Ahita amuhamagara, ahita amutuma kujya kuzana ibijumba yasize mu murima. Aka kantu SEKIDENDE karamuriye niko gusubiza nyogokuru, aramubwira atakuze nyogoku, niko tuzajya duhorera ibijumba sinzakuramo bwaki. Kiramaze kubirambirwa. Ariko kano kana bashobore kuba barakareze bajeyi, baza ukuntu kari kubwira wowe umukecuru wiriwe uri gushakisha ibijumba hirya no hino, ko kakirirwa kari kuzerera kari gukina umupira. Rata mwabana muzamere nka SEKIDENDE, mwebwe muzajye mushyiramo itandukaniro mufasha ababyeyi, kuko tumaze kumenya ko SEKIDENDE nta bwenge agira. Ibijumba ngo bizamutera bwaki kararenzwe. Ka SEKIDENDE wono mukecuru yakomeje kukinginga ngo kajye kuzana ibijumba, wono mukecuru abiteke hakiri kare kuko bira bijumba byarakuze byabaye imigogo ngo ntabwo byapfa gushya. Ka SEKIDENDE kabonye wono mukecuru yamaramaje ngo kajye kuzana ibijumba, ubundi kabyemera katabishaka, ariko kamanza kubwira wono mukecuru ati nyogoko ndaza kujyayo, ariko reka manze ndangize ino match. Icyo gihe yari yakaryoheye. Uwo mukecuru yarakaretse gasubira mu mupira nawe ajya mu rugo. Mu kugera mu rugo yasanze wa mwana SEKIDENDE yasize mu rugo atakinze. Ibi bintu byamukuye umutima ku buryo umukecuru yinjiye mu nzu rwose afite ikibazo. Naho SEKIDENDE we umukino wari warimbanyije ndakubwiye, umva ibitego wa. Naho wa mukecuru we yasohotse ari kurira, ahita ahamagara SEKIDENDE, SEKIDENDE fayo hano agacozwa wewe. Uwo mukecuru utuntu twose bari batwibye, guhera ku ntebe, ibiyiko, imyenda, utuntu twose. Ibaze yari yahuye n'igisambo cyitwa rutura. Ibaze nawe umujura wageze mu nzu akiba n'isombe zari zaraye mu kabya. Byari byakomeye byabuze uwabitara. SEKIDENDE yaraje ari gutitira, umva ku buryo n'isazi y'umukoraho ngo pa. Umuhungu twari kumubura yari guhita apfa. Uyu mukecuru Nyamonga yabajije wowe umwana icyamuteye kujya kuzerera akajya mu mipira agasiga inzira irangaye arakibura. Uyu mwana SEKIDENDE atangira kureba nk'ikigabo cyariye ibiryo by'umwana. Uyu mukecuru Nyamonga yatangiye kubwira wowe umwana SEKIDENDE amabara yakoze, ko yagiye agasiga inzu atayikinze we akajya kwikinira imipira. Kubw'iyo mpamvu uno mukecuru Nyamonga yafashe umwanzuro ko agiye gufata SEKIDENDE akamushishagura, yashaka akavunika akajya kumwungisha kwa Sekambabaye. SEKIDENDE akimara kumva ngo inkoni yahise atakamba aravuga ati nyagasani Imana yanjye rwose mukecuru mbabarira ntumubite inkoni rwose, mumbabarira ntabwo nzongera gukosa, imirimo yaha yose nzajya nyikora, ariko rwose mumbabarire, uzajya ntuma no kuvoma ngeyo n'ukuri kw'Imana, ahubwo wowe uzajya usigara hano wicaye, ngewe ibindi byose nzajya mbikora rwose, ntabwo ntumubite rwose. Kari gatinya inkoni kubi, umva yewe kuko bari barakareze bajeyi. Ibyo birangiye wono mukecuru yirengagije byabaye, ubundi ahereza wono mwuzukuru w'imbabazi, cyane ko wono mwuzukuru we yari yamusezeranyije ko atazongera gukosa n'iri na rimwe. Naho SEKIDENDE wo kuva icyo gihe ntabwo yongeye gukosa, ahubwo yarahindutse aba umwana mwiza, ndetse akajya ajya no gufasha mukecuru, akajya kumufasha gukura ibijumba. Naho uyu mukecuru we yishimira kubona umwuzukuru wahindutse agasubira mu nzira nzima. Mwabana mwe, yego simbabujije gukina, ariko mbere yuko mubikora mujye mubanza mwubahirize gahunda z'ababyeyi. Ibyo byo gukina bizajya biza nyuma. Iyi ni intego yacu tugezeho zino video. Mbibutsa ko kano ka video mumaze kureba nagakoreye abana. Kora subscribe, like, share and comment kuri channel, ubundi dukomeze kubana umunsi ku wundi.